Paul ubundi mugenda amahoro rero katwiyicarire. Ibisigaye ni babaha inzoga twinywere, babaha amasaka twinywera, ubundi se ntibyarangiye se? Kugira ngo ariko ibinyobwa by'iwanyu ko bisa n'ubururu ni amahoro. Isaac arambwiye rero ngo banze ngo uvanemo icyo washyizemo. Murakoze rwose kanyikuremo mbere. Isaac ngaho nahawe. Hano gushira mu ijigora. Musaza Claude. Yego yakoha Isaac. Ngira nkuko twasezeranye wampaye umurimo nukoze neza. Biterambere rero ari gihe twajyaga twiga amasomo mu ishuri, noneho bakatubaza ikibazo ugasubiza ibihabanye n'ibyo bakubajije. Noneho mwarimu akakubwira ati wagiye HS horusije. Icyo rakize byabagaho, ariko burya umwana wagiye horusije burya mwarimu arujya mugarura mu nzira, kandi burya ngo abana bose burya iby'umwana yasubije. None wowe udusanze mu gitaramo cyo kwishimira ko twasoje umwaka, ko turi gutegura abana kujya ku mashuri, uti ngewe rero natwerereye abanyeshuri bajya ku mashuri ariko muhitemo umuha n'umugeni. Si cyo uvuze? Impamvu mvise iwacu batakomye amashyi nuko waduhinduriye. Twebwe rero i Rwanda n'Abarundi tuya dutandukana. Umuryango w'abasangwa ariho nkomora impano, abasanganwa ibyiza mu muryango wa Gaspard. Ku ruhembe rw'irasaniro nabivuze ari rwo ruhembe rw'imbere hari umubyeyi Mbonigaba John. Yarambwiye ati rero niwakira abashyitsi nanone uzabanza ubibwire, nge mureba ahangaha ndi mukera tabara urugamba ruhinanye nkabinganje iganza babisha, abanzi barampunga ariko abanzi bamvuga imyato, ndi mugambwa mbere wa nkiko nkaba nyirinkindi uw'ingimbi zigeraho ubutwari, ndi kumwe nawe kubw'Imana wa Mukezangango wa Rugushu n'uwabisa n'ukuri. Nanjye nemeye umubatizo, mbatizwa ku gahanga kandi ntacyo byatwaye, ariyo mpamvu nitwa Thierry. Ndi ntyoza mu kuvuga ariko namwe mwabari ntyoza mu kunyima amashyi. Murakoze murakagira Imana. Nkuko nabivuze rero umubyeyi nkesha impano, nkesha kuba mpagaze ahangaha ariwe Mbonigaba John, ariko nawe akaba ahagaze mu muryango wa Gaspard. Mubyeyi mwiza twakiriye isibo rinini nkuko nahoze mbivuga, ariko warambwiye uti ubwo uzakira beza mu muryango uzabahe intebe uzayinsigire, kandi burya ngo imfura nisubira mu ijambo rya se. Ndagira ngo unyemerere nkugireho umugisha aka kanya utwakirire umubyeyi munganye uruhanga ariwe munganye ibigwi Niyitegeka Jean Claude, niwe uri ku ruhembe rw'imbere muri uyu muryango twakiriye. Ngaho kagira Imana. Bashyitsi bahire namwe basangwa dusangiye umuryango wa Gasana Gaspard, tugasangira urwa Gasabo. Namwe bashyitsi mwese aho mwaturutse impande zitandukanye z'igihugu ndetse no hakurya y'igihugu cyacu, mwese turabakiriye mugubwe neza hano kwa Gasana Gaspard. Rero bashyitsi bahire mudusanze mu gitaramo cyiza cyo kwishimira ko dusoje umwaka amahoro, kandi turitegura ko abana bacu bajya ku mashuri kuwa mbere, ndetse dufite n'umwana wacu mu muryango watubwiye ati ndashaka guhindura ubuzima. Icyo gitaramo rero mudusanzemo turagira ngo tubasangizeho gatoya mbere yuko dutangira ibiganiro, kugira ngo Claude waje ahagarariye abashyitsi nagira iyerekwa araza kutwunganira muri ibyo biganiro turimo. Claude rero reka tukwakire, igere ejuru uze
hafi y'umuryango kugira ngo tukwakire mu izina ry'umuryango waje uhagarariye. Murakoze cyane rwose. Uraho neza? Kaho turamahoro. Yohani muraho murakomeye. Turashima Imana n'ukuri. Ukuri nawe twishimiye kugera iwanyu umwaka mushya muhire muri iki gihugu cyacu. Kuri twese rwose tugwire neza. Hanyuma si iwanyu mumeze neza? Wacu twe turi amahoro. Natwe akavura kari kugwa mburana n'izuba ugasanga ibintu bimeze neza. Bwo nazaga iwanyu nasanze hari inkangu, ubu bimeze neza? Ubu ngubu rwose leta yacu y'ubumwe imihanda iri kwikora neza, umuhanda ni nyabagendwa. Reka rero tutagiye kure nyemerere, hari uruhisho naguhishiye. Ni byiza cyane rwose, urumva ko umuryango wanyu n'uw'imfura nava mbese ibigego ubu ngubu rwose birimo birahinda, bimeze neza. Uwagera iwacu nawe rwose twamwakira neza. Hari indangagaciro ziba hariya hafi y'Inyange, abantu ngo barabwiye ngo bitandukanye ngo baranga cyane rwose. Hariya dufite intwari nyinshi. Baravuga bati rero twebwe turi Abanyarwanda, ibindi mutuzanamo ntitubizi. Niyo mateka rwose. Izo ndangagaciro ziracyariho? Ziracyahari. Babyo ndabibona rwose iyi nyengo iteye amatsiko. Nibuze kutazajya mu ijuru we kuri gusomaho. Ijuru turariharanira kandi ntawe uza. Cyangwa rero ku buzima bwacu. Ubuzima bwacu urakoze cyane. Musome mucurure rwose. Kunageze ko numva imeze nka yindi yarutubeza mbuga rwa Mpabuka, ndumva rwose. Bantu twazanye mwabanshimiye rwose ko nawe mu kanya bari buze kubageraho. Iyi nyengo rwose ndumva kandi mugakomeze pe. Ugende wicara ugubwe neza kuri bya biganiro turimo mu muryango wacu. Ni wumva ari yere kugize uze kunyura kuri wa musore wanjye yanditseho ngo Maca. Umusore wa Tsiri rwose nabonye asobanutse kuza kuduhuriza ibirori byanyu. Maca uzi icyo bivuga? Ura njya numva nubwo nshaje mu myaka yanjye, ariko kera nkiri umusore wajya bavuga hari ngo ni MC. Ibintu babisobanura wenda abizi nyinshi cyane baza uze kumunyura aho arambwira. Nuko murakoze cyane. Mwakoze cyane, ngicare gubwe neza. Nashye ku ntebe z'umutima. Mu butware mfite kwa data ngabanye n'ubundi, ubwo ndaza kubivuga neza uze kundya kara ntunyicira akajisho, dore ribire hafa. Hanyuma rero data unyemerere, ubwo umaze kwakira umubyeyi munganye uruhanga kandi munganye ibigwi, nanjye mbwira bari ikambere batwakirira abo bazanye. Nabonye amashyi aba make ahari wasanga ari yo mpamvu. Batwakirire abo bazanye, hanyuma natwe abasangwa tuze kuboneraho. Ndagira ngo rero unyemerere nongere nkugirireho wamugisha kandi mpora nkukeza. Yego rakoze. Claude we naturanyije nk'intore yo ku Mukondo y'umuryango wa Gasana Gaspari. Yego. Urumva ijwi ryanjye rero, ariko ubutumwa n'ubw'umuryango. Murakoze cyane rwose. Ubwo rero niba ari cyo weretswe ni karibu. Murakoze. Mbese ntibakongera kwigira hejuru, mwongera kugwa mu byano koko nk'imfura ihagarariye umuryango wa Gaspari, kuko maze kubona rwose iyi nyengo munsogongejeho. Yego. Muraho. Aho neza. Ni amahoro. Rero biri buze kukugora kongera kwicara. Iwacu turi umuryango w'abatambyi, wababonye mbese? Cyane rwose ndabona kuko ibinyuguri ndumva bivuga hirya no hino. Rero nanjye nkora imirimo mu rusengero. Ni byiza. Iyo mpagurukije ngena n'amaturo. Amaturo wayazanye se? Amaturo rwose nanjye ntawe nava mu muryango wacu mu Budaha tugendeye aho tuje mu muryango w'imfura nkawe. Narangeze ngo ndambwira ngo nicare gusa. Ntibikabeho. Ubwo vuze nk'amaturo kabe mpagaze neza. Murakoze cyane. Rero nyakubahwa Yohani, kuri uyu munsi mwiza koko nk'uko mwatangiye mubitubwira, tubasanze muri iki gitaramo cyiza, ariko mwitegura no kohereza abana ku mashuri nk'uko wabimbwiye, ndetse tubashimiye uburyo mutwakiriye ahangaha natwe muri iki gitaramo, kuko buriya mudusogongejeho cyangwa se mukaduhereza ku byo mwari muri kurya, biba bitwereka ko natwe turaza kuza kugira ibihe byiza mu muryango wanyu. Mu by'ukuri rero nyakubahwa Yohani, nanjye uko ndeba ahangaha naje mvuye Inyange nk'uko mubizi, hari hakurya mu Budaha mu Ntwari, ariko buriya nanjye uko ndeba ijwi ni iryanjye, ariko ijambo ni ry'umusaza Nkurunziza Vincent. Nk'uko uri intumwa nanjye naje ntumwe.
ubwo nanjye banshimye kubona hari mfite amaguru agishoboye kugira ngo nze kuza kunyaruka rwose ngere muri muryango hakiri kare kugira ngo aba bana bajye ku mashuri. Twaratekereje dutekereza ko imiryango yacu ifitanye igihango ndetse n'umubano mwiza kuva kera, tubaho tuti ubwo muri kwitegura kujyana abana ku mashuri ndetse mufite n'iki gitaramo hari waratwibiyeho turabimenya, turabaza tuti bibaye byiza twaza tukifatanya ndetse n'abo bana bakajya ku mashuri natwe tumaze kubarebaho kuko tumaze no kureba koko ko amasomo bayatsinze neza, tubifuriza kugera ku zindi ntsinzi zizaza mu gihembwe gitaha. Yego yego. Akaba ariyo mpamvu rero rwose nihuse cyane nkuko yabivuze, usibye n'amaturo ubwo twaje natwe twitwaje twikwije. Nanjye hari mfite umukobwa wabukereye nkuko nawe nabonye mufite n'abasore, ampereze nanjye ntwererano nazanye kugira ngo kubunganira ko ibintu byo murabisanganwe, ariko kuza mu muryango wanyu twabonye tutazi imbokoboko, niyo mpamvu twaje natwe rwose nkokora zireba imbere kugira ngo tuze twifatanye. Nyakubahwa Yohani, iyi ni intwererano umusaza nkuru nziza yampaye kugira ngo nze kwivugiraho inkuru nziza, ariko mu gihe rwose nkiza nitegereje kugira ngo muze kuza ko mu mwanya nyuma. Iyi ni intwererano bazaniye kugira ngo namwe igitaramo cyanyu gikomeze kigende neza. Yego murakoze cyane. Ngira ngo ariko ibinyobwa by'iwanyu ko bisa n'ubururu ni amahorora. Rwose buriya arega insina ziratandukanye ariko zose zigwisha ku kinyobwa. Numara gusogongera ugasomaho rwose urumva ko nayo ari inkangaza nka yandi mwadusomejeho hariya. Ipfa kubidatega abagabo gusa nta kindi. Ntago yabikora rwose ni imfura. Mwakire intwererano y'umuryango wa Vincent. Ije mu zindi mbonye yanditseho ngo rendezvous kandi gasa n'ubururu rwose. Ije mu zindi hanyuma hari ikindi se twayakiriye. Ikindi rero nyuma yo kuba yageza buriya ntwererano rwose buriya ku rutonde rw'abafite umwanya ahangaha muri nk'uko nababwiye natwe mpagarariye umuryango wa Vincent rwose. Nyakubahwa Yohani umbwirire inshuti z'umuryango wa Gaspard muri kumwe n'ibishoboka natwe muze kudushyira ku rutonde rw'abaza kugira ijambo rirambuye muri iki gitaramo cyanyu kuko nanjye ndumva twanezerewe mu muryango wacu. Yego yego. Niko musore urebe kuri rwa rutonde, urebe ko n'umuryango wa Vincent wajyamo uguraza kumbwira. Buriya sahari ntabwo ku rutonde ntabwo twakwanga kumushyiraho kubera ko n'ubundi icyo atuzaniye ni ukunganira za ngingo nk'uko yabivuze. Ariteguye. Mushimire. Yego rero abavandimwe. Ngo muri za ngingo twavuze hari ukwishimira ko dusoje umwaka dutangiye undi, ubwo araza guhera ahadusangiza. Hanyuma ku bijyanye n'abana twitegura kujyana ku mashuri twariteguye nyine, ahubwo namwe muratubwira munagira inyunganizi muduha, wasanga mwariteguye birusi byacu. Murakoze cyane rwose. Hanyuma Paul we, twebwe rero i Rwanda n'abarundi tuye dutandukana, hari abicarira ijambo n'abarihagurukira. Urahitamo icyo ushaka. Umuhamagarire wa muhungu wawe n'ubundi uzi gukuraho urupfuko nkuko mwaduhaye tugasangira, n'ubundi akura urupfuko kuri iyi hagaza twaje twitwaje nawe kugira ngo nayo numara gusomaho mbashimire rwose ku mwanya mumpaye, noneho ngivugira ijambo murunyemereye. Yewe Isaac we ube hafi uze kuyisogongera, reka babanze bavaneho urukoma. Uraza kutubwira ko ikuye ijambo cyangwa bwa bururu babuhinduye baraduhindurira, ariko ndabona ikiri rendezvous. Iracyari rendezvous rwose. Reka mpagaze ahangaha ntegereze Isaac nawe uraza kutubwira uburenganzira. Ariko uriya mugabo rero witwa Isaac. Yego. Yambwiye ngo mufitanye amakimbirane. Oya. Wenda sinzi niyo byarabayeho, ariko burya ubundi kwisubya ngo nta mugabo udakosa kandi ntazi abana zidakumanyije amahembe. Ubwo twahuriye muri ibi birori buriya ndakeka. Niyo mpamvu mubwiye ngaba ari wisogongera. Irasobanutse. Shaka kuba ariyo kabisa. Isaac ntago yaza kuyigirira mu kibazo, ahubwo arayigiramo ibyishimo.
Isaac nawe ushiremo ka hagati mwashyizemo uze kuyumva neza. Maze rero barasenga menshi. Meze nka wa munyeshuri ku kizame. Ari yasi hari abanyamasengesho barimo hariya. Ariko iwacu kubera ko turi abakristo buriya hari abanyamasengesho mwazanye mwitwaje. Barimo hariya rwose babonekerwa bakatubwira ko urugendo twagiyemo ari ruhire twarusengeye. Mwarusengeye. Icyo nzi kizakiraza gushima. Nibyo. Reka turebe. Isaac arambwiye rero ngo banze ngo uvanemo icyo washyizemo. Murakoze rwose kanyikuremo mbere. Iza ngaho ahawe. Hano gushira mwijigura. Musaza Claude. Yego nyakubahwa Isaac. Ngira nkuko twasezeranye wampaye umurimo nawukoze neza. Yego nanjye gushimiye ko umpembye neza. Amashyi rwose mwo kagira Imana mwe umusaza Isaac ku buzima bwacu. Cyo ngaho jya mbere ikibiri cya Isaac mu kimujyanire. Arakoze rwose umuryango wa Gaspari. Kuri uyu munsi koko twaje tuzindutse ubona ndi kumwe n'abasaza hano bangaragiye bafite impara ziharaza ubuhanga. Twaje tubagendereye muri uyu muryango koko muri izi ntangiriro z'umwaka, ariko twaje dufite ijambo ryiza. Muzi ko mu muryango wanyu dusanzwe tugendamo, dusanzwe tubana neza, ariko by'umwihariko burya ngo ubumwe buramba iyo abantu bungikanyije ibiganza. Nkuko nakubwiye rero ijambo naje nzanye rya nkuru nziza. Mu minsi ishize hari umusore wacu wenda uraza kubyumva hari bibanze kumva bigutunga, ariko ni inkuru nziza gusa. Humura ndi kumva. Ni inkuru nziza nzanye. Abana bacu ko twagenda tuza mu muryango bagiye baza mu muryango wanyu mukabakira neza ndetse ugasanga ari ukwisanga. Ni nayo mpamvu natwe n'umunsi twaje nk'umuryango tuza natwe tuje mu muryango wanyu, ariko ku cyifuzo cy'umwana wacu wamaze igihe agenda mu muryango wanyu akaza mukamuha ikaze agakinira ikambere iwanyu, ariko akahasanga abandi bana mu muryango wanyu harimo babandi bamwe bagiye ku mashuri n'abandi barangije, maze aza kwishimira kuba mu muryango wanyu. Kuri uyu munsi rero ijambo nyamukuru ryatuzanye ni iry'umuhungu wacu witwa Uwabamahoro Fulgence. Amaze kuza mu muryango wanyu Nyakubahwa Yohani, wenda uri kujya wumva nk'ubitanasa no kugira ngo iri cupa rwose mwampaye mu kanya ritaza kuza kungamburuza ugasanga nibagiwe ubutumwa nyamukuru. Niyo mpamvu bitarabatungura kuba mise mbuzana, ariko nicyo gihe. Amaze kugera rero umuryango mukajya mumwakira neza, byabaye byiza biba ngombwa ko ajya ahura n'umukobwa w'iwanyu witwa Umvuyimana Priscilla. Abona koko ari umwana wumvira Imana w'umukristo. Ageze iwacu rero sinzi igihe natwe turi mu gitaramo nk'iki ngiki, tujyaho turabyina turisanzura. Buriya iwacu ko tubaho natwe mu muryango kwa Vincent, hari igihe tugeraho tugashyiraho abana nabo bakajya hariya bakidagadura tukareba uko abana b'umuryango wacu bafite impano zitandukanye. Agezeho rero igihe yagombaga gusimbuka ngo abyine, aza kutubwira ko rwose tuza kugera mu muryango wanyu tukaza kumusabira. Umukobwa Uwumvuyimana Priscilla yifuza ko nkuko natwe twakuze tukubaka umuryango, ko nawe babana akaramata bakubaka umuryango. Ijambo nyamukuru rwose mbabwiye kuri uyu munsi ndetse rituvuye ku ntebe z'umutima ni iryo ngiryo
njeje magingo aya ngaya, ndetse turavuga tutereka twifashishe kino gitaramo cyanyu murimo tuzemo kuko umuryango uraba wateranye kuri icyifuzo cyacu mucyumvishe rwose byaza kuba amahoro, ubundi uw'amahoro wacu Fulgence akagubwa neza. Ubwo rero nimunyemera rwose ko icyo cyifuzo cyacu muracyakira, turabashimira cyane, murakoze. Paulo, impamvu wumvise iwacu batakomye amashyi ni uko waduhinduriye. Yohani, nanjye ntago ndi muri abubu, ahubwo uri mu bakera. Ariko noneho biterambere rero hari igihe twajyaga twiga amasomo mu ishuri, noneho bakatubaza ikibazo ugasubiza ibihabanye n'ibyo bakubajije, noneho umwarimu akakubwira ati wagiye HS, icyo urakize? Byabagaho, ariko burya umwana wagiye horusije burya mwarimu harujya mugarura mu nzira, kandi burya ngo abana bose burya ibyo umwana yasubije. None wowe udusanze mu gitaramo cyo kwishimira ko twasoje umwaka, ko turi gutegura abana kujya ku mashuri, uti ngewe rero natwerereye abanyeshuri bajya ku mashuri ariko muhitemo umuha n'umugeni, si cyo uvuze? Niko bimeze rwose, mwabyumvishije. Ibyacu ntibikureba, wowe icyawe ni icyo. Oya rwose nibyo naherewe, niyo mpamvu nabahaye n'intwererano kugira ngo abana babashe kujya ku mashuri neza n'umwaka mutangire neza. Iyo twayakiye rwose twanishimye, ariko ntabwo twe kugenda natwe umuhungu wacu agifite ikibazo. Reka maze nkubaze umuryango tumwemerera asaba umugeni ko aduhinduriye. Maze urasenga menshi rako bacecetse. Rwose hano mfitemo ababyeyi bazi kujya ku mavi kuko natsinze ikizame cya mbere, n'ubundi nizeye ko n'ubundi n'ikindi nshobora kuza kugitsinda, ariko mubifashijemo. Bamwe baravuga ngo yego, abandi mumuha amashyi mumwemereye bose. Ariko harimo bamwe batabyemeye, niyo mpamvu amashyi yabaye make. Hari umubyeyi nabonaga, umubyeyi nganye uruhanga data. Murakoze. Amashi umuryango utanze mwumvise ko adahagije, ntabwo bemeye neza. Batemeye ndayizi, uriya muryango ni inshuti, ariko nigeze gukora muri sipati ya kabiri muri rabu, ngera ku Ibuye Inyange ndi kwigisha iby'urutoki. Nagize kuri uyu muryango, se wabo w'uyu mugabo atari uwo musaza avuze, banga kuncumbikira, ndara munsi y'ikirago. Ndangije icyo kirago nagiye kugisasa munsi y'ikiraro, kubera ko nagisase munsi y'ikiraro ntibanyakire. Rero ruva tutamwemerera uwo mugeni, kenze natanga impamvu yabiteye. Murakoze. Ibibazo bibaye bibiri, kimwe cyari kumwemerera gusaba umugeni, ubwo rubanza akaza kurukemura nyuma. Ntabwo byoroshye nyakubahwa John. Kamana niyicari mpagaze, buriya koko bishobora kuba byarabayeho, ariko nk'uko mubizi hari iwacu Inyange koko twakira abantu neza, turanabacumbikira pe. Ariko buriya muri iriya minsi hari iminsi twari tumaze iminsi rwose nk'uko wabivuze, cyagiye inkangu zari ziri kujya zigwa, hagiye haza abagoronome benshi cyane. Abagoronome benshi cyane bakaza baje kureba ibibazo dufite, yaba ijoro n'amanywa, bakaza bakavuga ati mucunge umutekano. Abari bari kudutoza guhinga urutoki nk'uko yabivuze, ndetse muzi ko buriya ngo ibihingwa bikura ari mu mwijima. Hari abagoronome bamwe bagiye bajya kureba nimba koko ibihingwa, urumuri, nimba mwarize ibintu bijyanye no guhinduka kw'ibimera bihinduka ubururu. Icyo gihe hari abagoronome bararaga hanze nijoro bareba ko ibihingwa biri kumera neza. Data wacu ashobora kuba wenda yaramwanyije, nabo bagoronome bari hanze nijoro bari kureba ko ibihingwa biri kumera neza, ariko yajya kumenya ko ari we, kuko hari abandi twari ducumbikiye mu nzu rwose twari kumwakira. Atwihangane kuko ntabwo twari kubyemera ko arara hanze, ahubwo kubera ko muzi ko hari abantu bakora n'akazi nijoro, bishoboka ko yaba arakwibeshyeho icyo gihe akiyumva ko
namwe muri babandi bararara izamu bari gukora nijoro. Data yarantumyeho gatoya ndagira ngo nze kubaza ahubwo niba ubundi umugeni basaba tunamufite nabyo tuze kubigarukaho. Ushobora gusanga basaba umugeni ariko ntawe dufite, ariko rero niba yabigarutseho njye nasabaga ko twamwemerera agasaba umugeni. yego urundi rubanza rwa Shadaraki rwo ruvuyeho, nyine turaza no kumuca ikiru, ariko reka tumwemerera asaba umugeni ahari. cyo ngaho saba uwo mugeni wifuza. Murakoze fura twazanye rwose mu nyongerero n'umuryango amashyi ndetse n'impundu rwose mutagira ubwiko. Niyo mpamvu uko munyemereye kuko nsaba umugeni kuko ni nayo mpamvu nanjye naje nikwije. Reka nsabe ubundi ngira ngo nkuko mubizi buriya umugeni dusaba twafashe irembo rwose, irembo ryiza zamuka umugeni rikinjira inka. Hano rero reka nsabe bahereze mbere na mbere amasuka agenda imbere y'inka kugira ngo tuze kugenza ibintu neza. Niba none haba aricyo njyaho muri aka kanya. Yego twakwemereye n'ubundi. cyo ngaho saba reka murakoze. Nyakubahwa Yohani rero reka barakoze, reka manze nzane inzoga igenda imbere y'inka. Iyi nzoga urayibona ko rwose yengetse. Yego ndakeka cyagiye yari randevu, ubu ngubu noneho nuko randevu yarangiye noneho ngubu tugeze mu gikorwa. Uno kunezerwa. Muri Galaxy noneho n'umunezero. Iyi ngingo niyo gusaba umugeni. Ubundi iyo nzoga yo gusaba umugeni irahageze. Inka nayo rwose ubu turaha ngaha inka zageze mu rwuri rwanyu cyane. Banza usabe twumve usaba. Ubundi reka rero nigeze kubivuga. Banza usabe twumve usaba. Mubyeyi Jean Claude ungana data nabivuze nti keretse yenda niba nari mpuze ukaza kubibwira umuryango ntahari, navuze ntibaze kunshira irenga niba koko uwasaba twamumenye ahari uwo mugeni yaba yamubabwiye. Claude we yego saba tumve umugeni usaba uramusabira nde? Umuntu usaba nkuko nabibabwiye nyakubahwa umusaza Yohani, navuga ko ndi gusaba cyagiye twaturi mu kindi kiganiro. Navuga ko ndusaba Priscilla, ndetse niyo mpamvu bavuze ngo abasaza babyemere hariya, mbona babyemeye mu mpana amashyi. Niyo mpamvu rwose nihuse kugira ngo musabe. Basaba umukobwa bita Priscilla na uwaba amahoro Fulgence nkuko nabibabwiye. Navuga ko Fulgence rwose yagenze igihe kinini cyane wanyu mu muryango kandi ko mumuzi. Kiretse rero nimba haba hajemo ikindi kibazo kitanyemerera kumusaba mwambwira nabwo kuko nkakomeza nicikira, ariko numva ko uwo mwanya mwawunyemereye. Ubwo ndagira ngo umuryango mwiza mumaze kumva umugeni asaba ngo numve Imana Priscilla, akamusabira Fulgence, akamusabira uwaba amahoro Fulgence. Paul we murakoze mubyeyi. Paul mbateze amatwi. Ihangane gato tugufashe. Ndabona warimo wisuganya, ariko abageni nta humura, banze nkumara ubwoba, humura utuze we kugira igishika. Priscilla arahari. Mwabampereye amashyi mwakajya Imana. Mubyeyi ungana data. Ariko rero nubwo Priscilla ahari, umwana ni w'umuryango. Niyo mpamvu twakubwiraga ngo witonde, polisi itakwandikira umuvuduko, ugende witonze itakwandikira umuvuduko. Murakoze rwose. Ntabwo rero twakwemera ko usaba umuryango mugari nkuko nkubwiye umwana ni w'umuryango utabyemera. Priscilla afite ba nyirasenge, afite ba se wabo,
niyo mpamvu nkubwiye rero ngo ugabanye umuvuduko tubanze tumenye ko abo bantu babyemera noneho nibamara kubyemera Priscilla uramubona. Urakoze. murakoze rwose, icyiza ndishimira nuko byose biraza kugerwaho. uribuka ko wasabye irembo tukariguha, tugashyiraho n'abasore kuririnda rwose, kandi baririnze neza. harimo uriya muhungu witwa Isaac, yambwiye ngo ikibindi wamusigiye cyarashize, ajya no kwikopesha. banza ukemura ikibazo cy'uriya Isaac, hanyuma mbone kujya mu muryango. murakoze umuryango mugari rwose. Reka ngushimire no muri aka kanya mu mbaga ya bose, ngushimire ko waririnze neza irembo rya Priscilla. Baguha amashyi ariko ube waje wikwije. murakoze kuko na nyirasenge mu kanya arakubaza. ubundi rwose Isaac, hari urundi rubanza ufite se? ngira ngo irembo mwandindishije nk'umuryango wa Claude narinze neza, ndaribemereye, ndaryuguruye. warakoze cyane, urakoze. njye nawe nta kibazo dufitanye. n'aba basaza bari imbere rwose ni inyangamugayo. ese bari abantu bose mwazanye nta bavumba barimo? nta bavumba bose n'umuryango. Rega umuryango wacu ni mugari, niyo mpamvu tujye mu gikorwa nk'iki ngiki tuza twese turi kumwe. Data nashatse kubaza icyo, ngira ngo baraza kuvuga ko ari ay'abana. Impamvu kibajije nanjye nayibajijeho, nabonaga bakoma amashyi nkabona harakoma abangaha, ngira ngo bari kumwe n'abavumba, ariko burya nabo twabakira niba barimo, kuko nabonye badakoma amashyi nkaho mutazanye. ubwo ruvango Paul, ibyaha by'abari bose urabyirengera? ni ibyabo? ibyabo byose rwose byaba nabyirengera, ariko amashyi barayafite nabo. reka njye mu muryango nabo nibihakanira amashyi rwose barayafite. yemwe muryango mugari, Priscilla tumurekure, tumuhe uriya muryango wa Vincent. ntawe ufite ikibazo? amasengesho uri kuyongera? twumve senge. umwana wanje wumviye Imana Priscilla, naramutoje murera neza, none bibaye ngombwa kaza gushaka urugo rwe. Imana ibaha umugisha. mumushimire uriya mubyeyi. oya, dusobanurire neza. waramutoje ageze igihe cyo gushaka, uramurekuye se? rwose naramutoje neza, none ageze igihe cyo gushaka, ndamubahaye, ni mu mujane ndamutanga. umukecuru arakoze, turabashimiye. niko Paul we, amanza wazanye ruswa muri muryango wacu ra? nta ruswa rwose arega. rero ahubwo nuko bazi ko natwe turi imfura nkuko namwe muri imfura. nyuma ya nyirasenge nta kindi nakongeraho, nahoze ndaranganya amaso nkabona nta kindi kibazo gihari. rero mu izina ry'umuryango wa Gasana, nanjye nk'uwatowe nk'intore, tubemereye umugeni. banyegereze ati iyi ni inzoga ya nyirasenge. Senge niyegere ejuru, nawe rwose tumushimire ko yareze neza. Senge uri hehe? akira, warakoze kurera neza. Paul, ubundi mugenda amahoro rero, katwiyicarire. Ibisigaye ni babaha inzoga twinywere, babaha amasaka twinywera, ubundi se ntibyarangiye se? yo gusaba umugeni mutwemereye Priscilla. Anzika ahubwo anzika. Baravuga ngo arasuka. Urasaba bwa kabiri se kandi twamukwemereye? Gusaba umugeni namwemerewe, ndamufite ahubwo ngiye kumukwa kugira ngo noneho umugeni koko asohoka amarembo kandi yinjira n'inka. Nicyo rero numva ngiye gukurikizaho kugira ngo noneho nzane
n'ibikwiriye koko umugeni n'inka ikwiriye umugeni. none se uri Erega twe ni wowe dutegereje mubyeyi. none se uri kosha Paul we murakoze ahubwo ndagira ngo umuntu ntegeke kuko byose biri mu biganza byanyu. tugutegeke cyangwa ugiye kubanza gutanga inkwano za mbere? Inkwano za mbere rwose nazitwaje zose, ibintu byose mbese ko naje mbizanye byose naje mbyiteguranye. Reka tuzakire. Yego. Naducungurize uburyo mwete. Naducungurize uburyo mwete hanyuma ariko data bivuze ati ntugire igishyika. Rwose ngene imbere y'umugeni kugira ngo ejo akore, urabona ko hariho ya sake igomba kumubyutsa kare mu gitondo, ubundi akazaza aje ku murimo, aje gukora yungikanya amaboko yacu. Uravuze ngo data umusubije ku isuka. Niko akira ishyikiriza umuryango cyangwa nihingire nk'ubwatsi. Rwose nihingire nk'ubwatsi ntawe namusubiza ku isuka kuko isuka ibidutunze, ahubwo no kuyikoresha kugira ngo rwose agende. Arambwiye ngo numve koko niba cyozi cyogera inka cyangwa ndabigira ntera. niyo murumva ko rwose ntabwo ari njye wabihamya batagira ngo ni ruswa umuryango. Rero nyakubahwa Boni, ahangaha hari rwose iki gicuba cyo kugira ngo iriya nka ijye ivomerwa, maze ubundi ikibumbiro hariya maze ibona amazi ndetse mu rwuri. Inka zizadahirwa, ubwatsi twabonye ko zizahingirwa kandi rwose zirya n'ubwatsi. Hanyuma se ko birahari ubwo bwatsi buzazigeraho bute ko ahangaha ubwatsi zizabona gute ko hari imashini twitwaje, imashini rwose yandi ya kinyarwanda. Iyi mashini ya kinyarwanda urayibona Yohani, niyo kugira ngo rwose dore bagira gutya bavuga ngo nta joro, noneho ubwatsi n'ubujya buboneka rwose. Inka inywa amazi ndetse n'ahangaha mu kibumbiro, noneho inka zigubwe neza kandi tubone umukamo. Nta joro nawe ndagira ngo rwose muze kwishyikiriza mu rwuri kugira ngo ubwatsi bagacanira iza kamashini. Aka kamashini rwose ko ndi kubona ari ikibazo mu muryango wacu. Batuzaniye ibibazo dore ko batubwiye ngo niba ari aka kinyarwanda, ikinyarwanda w'iwabo bakibye yabona bagakoresha rwose nibagora. Twazanye n'abashumba barahari bazaza bakabafasha no kumenya kugakoresha. Muhumure rwose muzabigera, dore bagira batya rwose urajya ku bwatsi ugakata neza, ubundi ugahambira hariya ibyo ugashyikiriza kagahita ahinduka igisubizo. Kagaba igisubizo rwose. Sawa sawa. Ubwatsi ngaho komera. Iki rero nkuko nabikubwiye, iki ni ikibumbiro rwose. Ikibumbiro inka zigomba kujya harya iwanyu badahira inka bate? Nta musore wazanye ngo atwereke ko badahira? Umusore hano ndamufite w'intarumikwa igera hano umuhungu wanjye. Enda MC enda nawe reka nibaze batwerekere turebe ko mubigenza. Dore bagira gutyo. Wabonye uko bigenda wowe wa musore we? Yego. Mubaha amashyi. Ngaho ngaho rwose. Nuko. Yewe nubwo iwanyu atari ikindi gihugu ngo buri gahugu umuco n'akandi wako buri iwabo ni kuriya badahira, reka tubyemere. Nuko badahira iwabo reka tubyakire. Murakoze. Hanyuma rero Paulo. Yego nyakubahwa hano. Mu kinyarwanda bakosha ukubiri, hari gucanira akagukwera cyangwa se tugacanira ukadukora. Hanyuma twakubazaga niba ugiye gucanira tukagukosha cyangwa se twe tugacanira ukadukwera, urahitamo iki Claude we? Wanjye rwose ndabakwera kuko naje nshaka umugeni. Nakubaje nyine ibintu bibiri,
ugiye gucanira tugukoshe cyangwa twe ducanire udukwere? Dusubize nyine icyo kibazo. Ngero bose ndacana mu nkoshe kuko ngenda hari. Ugiye gucanira tugukoshe. Reka rero tugusabe ujye kuri bya biraro byacu cyangwa se inzuri, abatahira baraje. Ujye gucanira turaje mu kanya gatoya. Rwose batahira bazatubwire ko zageze mu rugo. Telegaramu ndayifite, abatahira turavuganye ngo bagezeyo, ntuze kugira impungenge nkuko nabivuze. Amashyi mwuka agira Imana mwe. Yewe meruka iwacu ubundi ukuntu dutanga amashyi cyangwa tuze gutanga urugero rw'amashyi, muratanga amashyi aturagurika nka twa tugori twa Nyirakagori natwo tuteze neza, kandi iwacu dutanga amashyi ni nka hybrid bya bigori byiza, mubampera amashyi. Aya niyo mashyi wacu Murera, ubwo iwanyu mu Budaha niba ari kuri